Hari ibyiciro bitatu by'ingenzi mu buzima bw'umugore cyangwa umukobwa, aho icyifuzo cye cyo kugirana umubano ukomeye n'umugabo gishobora kwiyongera cyane mu buryo budasanzwe. Ibi ni ukuri gukomeye abantu benshi badakunze kuvugaho, ndetse niba uri umusore cyangwa umugabo iki kiganiro kiratuma usobanukirwa neza ibyo bihe uko ari bitatu, kugira ngo bizagufashe gusobanukirwa neza impamvu umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe yitwara uko yitwara, ndetse usobanukirwe neza icyo ugomba gukora bitewe n'icyo ushaka. Niba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umugore kandi uraza kumenya uko ukwiye kwitwara muri ibyo bihe. Icyo ngusaba gusa ni ukubana natwe kugeza ku musozo. Nibyo, hari ibihe bitatu byihariye mu buzima bw'umugore cyangwa umukobwa, aho ubushake bwe bwo kubana n'umugabo bushobora kwiyongera cyane mu buryo bugaragara, kandi ibi ntabwo bibaho kubw'impanuka, nta nubwo ari ibyimvo gusa cyangwa se ngo amarangamutima, ahubwo ni ibintu bifitanye isano n'imitekerereze ndetse n'imikorere y'umubiri mu buryo kamere. Niba uri umugabo ukaba utazi ibi byiciro, ushobora gukomeza kugorwa cyane no gusobanukirwa imyitwarire y'abagore inshuro nyinshi, ndetse no kugirana imibanire myiza nabo bishobora kuzakugora cyane. Abagabo benshi batekereza ko umugore ahora ashaka umubano mu buryo bumwe mu buzima bwe bwose, nko guhabwa umwanya, gutegwa amatwi cyangwa se kwitabwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi umufasha ibyo akeneye, ariko icyo gitekerezo si cyo. Ubushakashatsi mu bijyanye na siyanse bugaragaza ukundi kuri. Abahanga mu mitekerereze y'imikurire y'umuntu bakoze ubushakashatsi ku buryo ubushake bw'abagore bwo kugira umubano buhinduka uko imyaka igenda ishira, maze bavumbura ikintu abantu benshi batakunze kuvugaho ku mugaragaro. Aribyo nshaka kubasangiza muri iki kiganiro. Ubushake bw'umugore bwo kugira uwo babana cyangwa bakundana ntabwo buguma ku rwego rumwe ubuzima bwe bwose, ahubwo bushobora kwiyongera cyane mu byiciro bitatu byihariye kandi bishobora guteganyirizwa. Ikindi kandi cy'ingenzi ni uko ibyo umugore aba ashaka muri ibi byiciro bigenda bihinduka cyane, ndetse ibyo abashakashatsi bavumbuye byatangaje bamwe muri bo. Icyiciro cya mbere, abagore cyangwa abakobwa baba bifuza umubano udasanzwe n'abahungu cyangwa abagabo cyane, ni hagati y'imyaka 18 na 22. Iki nicyo cyiciro cyo gushakisha no kugerageza ubuzima ku bagore bose. Muri iki gihe, igice cy'ubwonko kizwi nka prefrontal cortex kigira uruhare mu gutegura ejo hazaza no gufata ibyemezo birebana n'ubuzima bw'igihe kirekire, kiba kitararangiza gukura neza. Niyo mpamvu muri iki gihe ibitekerezo byinshi by'umugore bishobora kwibanda cyane ku byo ari kubamo muri ako kanya, ntiyite cyane ku nyungu z'ibiri imbere mu hazaza. Abashaka ubunararibonye bushya cyangwa experience y'ibintu byinshi, abashaka kujya mu rukundo, gushaka inshuti nyinshi n'ibindi bintu bituma agaragaza amarangamutima cyane. Ntabwo aba yibaza cyane ngo nzaba ndihe nyuma y'imyaka 5, ahubwo aba yibanda cyane ku kintu kimushimisha muri ako kanya. Muri iki cyiciro akenshi ntabwo aba ashaka umubano w'urukundo ugomba kuzamara ubuzima bwe bwose, aba ari gukusanya ubunararibonye cyangwa experience ndetse no kwiga byinshi ku buzima. Kandi ubwoko bw'umugabo ashobora gukururwa nabwo bushobora kugaragaza neza ibyo ashaka muri icyo gihe. Ashobora gukururwa n'umugabo umuha ibyishimo, umutera imbaraga mu byo akora, kandi akamufasha mu buryo butuma akoresha amarangamutima ye, kuko umubiri we nicyo gihe uba ugezemo mu buryo karemano. Niba uri umusore rero ukaba ushaka kugirana umubano mwiza n'umukobwa uri muri ibi bihe, ugomba kubanza kumenya neza ko icyo akeneye ngo yishime atari ukumusezeranya ibintu by'igihe kirekire no kumugisha inama ku mishinga izatwara igihe. Icyiciro cya kabiri ni hagati y'imyaka 25 na 30. Muri iki gihe ibintu byinshi bitangira guhinduka. Uko abayeho birahinduka, abantu bari inshuti ze batangira gushyingirwa, abandi bagatangira kubaka imiryango, ndetse n'abantu bamwegere bagatangira kubyara. Muri icyo gihe kandi, icyo abantu benshi bita biological clock cyangwa isaha y'umubiri ijyanye n'imyaka yo kubyara ku bagore, nayo ishobora gutangira gutuma yumva ko igihe kiri kugenda. Abashakashatsi mu bijyanye n'uko abagore bagirana amarangamutima n'imibanire n'abandi bagaragaje ko muri iki cyiciro umugore ashobora gutangira kutareba umubano nk'ikintu cy'amarangamutima gusa nk'uko abo mu cyiciro cya mbere bigenda, ahubwo agatangira rimwe na rimwe atabizi kuba yareba umugabo mu bundi buryo. Mu gihe afitanye umubano n'umugabo cyangwa se ari gukundana n'umusore, atangira kumwibazaho ibibazo nka: ese uyu muntu afite ubushobozi bwo kubaka ejo hazaza heza? Ese uyu muntu arizewe? Ese afite imico myiza? Ese ashobora kundinda inzara njye n'abana tuzabyara igihe kirekire? Ni ukuvuga ko umugore umwe washoboraga kuba yarakundaga cyane kwinezeza by'ako kanya gifite imyaka 21, ashobora kugera ku myaka 28 atangiye guha agaciro cyane umuntu umwereka gahunda z'igihe kirekire, hapana ushaka ibimushimisha by'ako kanya gusa. Niyo mpamvu akenshi umugore ashobora guhinduka iyo ibyo yari yiteze ku mugabo byarangiranye n'igihe, ariko umugabo we akaba ari byo akiberamo. Ni nayo mpamvu umugore ahinduka iyo ubushobozi bw'amafaranga kubo bakundana bugabanutse. Ntabwo aba yamwanze, ahubwo aba ari mu bihe umubiri we mu buryo karemano ugira ibyo umusaba atari kubona. Ibyo ntibiba byabaye kubw'impanuka. Icyiciro cya gatatu ni hagati y'imyaka 38 na 45. Iki nicyo cyiciro abantu benshi bashobora kumva neza kurusha ibindi. Kugeza muri iki gihe umugore aba amaze kubaho igihe gihagije ku buryo aba afite gusobanukirwa neza n'ubuzima.
ashobora kuba yarubatse ikintu cye bwite mu buzima. Akenshi umugore uri muri iki cyiciro cy'imyaka ashobora kuba yarigeze gukundanaho rimwe cyangwa kenshi, ashobora kuba yarigeze kubabazwa n'urukundo, ndetse ashobora kuba yarabyaye afite abana. Aha niho abageze mu gihe abenshi mu bagore bashobora kubona nka bimwe mu bihe by'ingenzi kandi bibafasha kumenya neza icyo bashaka mu buzima bwabo. Iyo ageze muri iki gihe, ibintu byose yahaga agaciro bitangira guhinduka. Ntabwo aba akigerageza gushimisha buri wese, atangira gushaka umutekano w'amarangamutima ye. Si ngombwa ko tuvuga umutekano w'amafaranga cyangwa ubutunzi. Uyu mugore ntaba agishishikajwe cyane n'ubukire bw'igitangaza, ahubwo ni amahoro yo mu mutima umuntu ashobora kumuha. Atangira guha agaciro umuntu hari koko, uhamye kandi uvugisha ukuri, apana umusezeranya ibitangaza n'imishinga itazashoboka. Abahanga mu mitekerereze y'abantu babyita guhindukira ugana ku kuri k'umuntu no kubaho ubuzima bwa nyabwo. Muri iki cyiciro, ubwiza cyangwa se igikundiro cyo kwisura byonyine bishobora gutakaza igice kinini cy'imbaraga zabyo. Uburanga ntibuba bugifite kinini bumaze nk'uko byari bimeze mu byiciro bibiri bya mbere. Ukuri nuko kubaka umubano uramba bishingira ku gusobanukirwa neza mugenzi wawe, ukamenya ibiharimo n'impamvu yitwara uko yitwara, kuko aho niho haturuka kwihanganirana. Kandi uramutse usobanukiwe neza n'icyiciro mugenzi wawe arimo, ushobora kurushaho gusobanukirwa imyitwarire ye, ibyo akeneye ndetse n'impamvu ibyo yifuza bishobora guhinduka uko imyaka igenda ishira. Niba wadukurikiye kugeza ku musozo, ese uremeranya n'ubu bushakashatsi? Niba kandi hari ikindi gitekerezo ufite, ushobora kukidusangiza ahatangirwa ibitekerezo muri comment. Ndagushimiye wowe wabanye natwe kugeza ku musozo, nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro nk'ibi.